turashima Imana umwanya Imana duhaye wo kuba imbere yayo, dukomeza gusenga dushaka mu maso hayo. Ijambo ridufasha mu masengesho y'uno munsi ni ijambo ritangirana n'ikibazo. Imana irabuza mu mategeko yayo icyo bita mu Gifaransa une représentation de sa personne, ni ukuvuga ngo kuyishushanya. Kuva 20 nite mukuru dusomere ani tuvayo tugene mu gutego kwa 2:5-8-9. Kuva 20 uhere ku murongo wa 3-4. Exode 23:4. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Amen. Ariko ijambo rikoresha une représentation, turaza kumva ibyo ari byo. Kuva 5-7-8 8-9. Une représentation. Ntukiremere igishushanyo kibajwe gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, nkora abana gukiranirwa kwa base kageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Amen. Somere Abaroma 10 umurongo wa 33 ugeze kuri 36. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Kandi byose ari we bikomokaho, akabeshwaho, akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Bavuze iki? Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est même 33. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Amen. Ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Hein? Incompréhensibles. Ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Tekereze kuri ibyo. How unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out. Tracing out ni ugukora konturu y'ikintu ukadurenga ukagishusha. Ibyawe ntabwo byashushanywa kuko ntabwo byinjira mu bwonko. Uyisenga gute noneho? Wayibise Paulo amaze kuvuga iby'umugambi w'Imana. Amen. Cyane igice cya 11. Amen. Nigi yavugaga umugambi Imana ifitiye Abisirayeli n'amahanga.
ibi tujya tubigisha mu bimenyetso by'ibihe, sibyo? Noneho arangiza yanzura mu mwuka wera ngo que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles, impénétrables. Aragenda bavuze kaje ngo bira bibiri bavuze 33. Imigambi yayo ntishurika, imigambi yayo ayo munyandikira hariya, imigambi yayo ntishurika, niyo bintu biri gusa. Imigambi yayo ntishurika, hanyuma n'inzira zayo ntizirondoreka. N'inzira zayo ntizirondoreka. Mwandike izo nteruro ko ari ebyiri. Amen. Ces jugements sont insondables. Hanyuma ces voies sont incompréhensibles cyangwa impénétrables. His judgments are unsearchable. Unfathomable. His path is beyond tracing out. Inzira zayo ziri beyond tracing out. Ntabwo ushobora kubidrawinga, ntushobora kubicapa, ntushobora gushushanya. Twabonye amateko yabujije kwishushanya, sibyo? Kuko yabujije abantu ko bayishushanya mu bwenge, bayishushanya witekerezaho hanyuma apana kuvangura afashe ikaramu shushanya. Faire une représentation, kwirepresenta, kwimagina. Imana ibujije kwimagina. Kubera ikibuze ibyo. Exactement. Ntabwo wishikira. Ntabwo wishikira. Ntabwo dusoma hariya mu Kinyarwanda bavuze iki? Imigambi yawo ntishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Amen. Inzira zayo nizishu ntizirondoreka. Mumva ari iki? Imigambi yayo ntishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. None wowe urasenga gute? Amen. Icyo udashobora kwirepresenta na gato bitekerezo. Mumva byoroshye? Hano twavuze ngo ntabwo turagera ku rwego aho Imana yaje muri Kristo. Turiho turavuga Imana hanze ya Kristo. Kubera ko gusenga Yesu biroroshye kuko yaje mu ishusho y'umuntu. Biroroshye kumurepresenta. Kuko yaje nk'umuntu, ngo ari Imana imwe rukumbi n'umuhuza umwe hagati y'abana b'abantu n'Imana, nawe ngo ni umuntu yitwaye Yesu Kristo. Biroroshye rero kwirepresenta Yesu kuko yaraje nk'umuntu. Baramubonye. Niyo mpamvu bashobora no kumukina mu mafilime. Ariko se Imana rero hanze ya Kristo ushobora kwirepresenta gute? Ushobora kwirepresenta gute? Ushobora kuyitekereza gute? Wowe rero nta kibazo bijya gutera. Iyo urasenga ntabwo kibazo gutera. Biroroshye wowe nk'umukristo uhitubona umugabo yitwaye Yesu. Biroroshye kuko abantu urabazi nawe uriyizi. Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 5. Umurongo wa 5 uradufasha ko dusenga tukamenya ko Imana yaje muri Yesu Kristo. Kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Amen. Nawe ni umuntu. Nuvuga ngo biroroshye rero gusenga Imana binyuze muri Yesu Kristo. Kuko yaraje baramubonye. Ariko se hanze ya Yesu Kristo Imana se urayisenga gute kwanza?
ubu turiho turatekereza hanze ya Yesu Kristo, urayisenga gute? Batubwiye ko inzira zayo muze musoma niba twagendesari imigambi yayo ni ishurika, hanyuma nuvuga ngo ubwayo ntirondoreka. Wayibizi ubwayo ntirondoreka, kuko ushobora kurondera Imana. None se urayisenga gute? Twabonye mu kuva ibice 20 ko Imana ibuza gukora une représentation, kwishushanya mu bitekerezo byawe. Ariko twabonye ko Mose yanabisubiyemo gutekwa kwa 2:5 ku murongo w'8, kuko Imana ibuza abantu kwishushanya mu bitekerezo byabo. Nibyo twavuze. Amen. Hariho abateoloji bamwe bashigikira gukora udushushanyo twafasha abantu gusenga Imana batabona. Kubera iki bayidefanda gute? Ngo Imana batabona, ngo abantu badafite ibitekerezo birebire bigari, bo babita les ignorants. Ngo birabafasha kugira ngo mu misengere, kuko byabagora gusenga iyo Mana, kuko ntibamenye ukuntu bayitekereza ngo bayisenge. Aho niho bahita bajustifia rero amayikone, nuvuga ngo tushushanyo. Wayibise ibintu bifatika bigufasha gusenga Imana. Murumva ukuntu bajustifia ibyo? Ibyo rero Bibiliya ibita idolatry, gusenga ibigwa Imana. Nguriya muntu adafite ibitekerezo birebire, mu jambo rimwe philosophiquement très limité, uvuga ngo adafite ibitekerezo ngo atekereze kuri l'infini bidafite iherezo, atekereze nk'uko filosofi bikora, ngo bamworohereze, bamutuntu akoraho cyangwa yapfukama imbere, akumva mu mutima we yuko byamufashije gusenga Imana. Uko niko bajustifia rero utwo tuntu tufasha abantu gusenga Imana. Tuvuge nk'Abagiriki hari Imana yitwa Diane, noneho hari igishushanyo cya Diane bagishira hariya bakagisenga. Hari n'ibindi muzi namwe abantu basenga, bya bindi wavuze batagatifu byose sibyo. Iyo byose ni kugira ngo bifashe uriya muntu adafite ibitekerezo bigari mu gutekereza ku bintu birenze imitekerereze rusange, kubera ko bitusha Imana, sibyo? Idafite uko yafatwa, bibafashe mu misengere yabo. Ko niko havutse rero gusenga ibigwa Imana. Wayibise ibigwa Imana byaje kubera ko Imana ngo ibyawe ntibirondoreka. Wayibise none bifashe abantu. Ariko twebwe ntabwo turaho, turi kuri icyo kibazo. Kubera ko Imana yabujije abantu gukora igishushanyo cyayo mu bwonko, kuko mbere yuko babumba igishushanyo babanza kwitekereza. Artiste igihe cyose umuhanzi biva mu imbere, none Imana irabujije hari imbere kwitekereza, kuko nujya kwitekereza ntabwo izaba icyitwa Imana, izitwa ikigwamana cyawe. Ntabwo ari Imana rurema, uzaba ufite Imana yawe itari yabo bose, kuko Mose azaba afite iye. Wayibise? Amen. None ijambo ridufashe uyu munsi ni iri: ni gute Imana itarondoreka, itatekerezwa ngo ibitekerezo bya kimuntu biyihwanishe n'ukwiri.
sibyo? None Imana yashatse kutwigisha iki? Nidufata Gutera kwa 2:20 3:4 ongera usome hariya. ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Amen. Imana rurema ntabwo ifite ikintu gifatika gishobora kwitubwira ukwiri, kuko n'ibitekerezo byacu nabyo ngo ntibishobora kuyisingira. Kuba yaraje muri Yesu Kristo nibyo byaduhaye nibura kumenya ko iriho, kandi tukamenya n'akamero kayo, uko Yesu ni uwera, ni akamero k'Imana. Imana ni yera. Yesu twabonye ko ashobora byose, Imana ishobora byose. Twabonye ko azi byose, Imana izi byose. Kuko ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe kurabagirana ku bwiza bwayo. Amen. Ngo nta n'umwe yigeze abona Imana na rimwe kiretse umwana wayo w'ikinege aba mu gituza cya se, niwe yayihishuye, yamenyekanishije. Mwandika ibyo. Amen. Ibimaze kuvuga wabyumvise? Amen. Abibura igice cya mbere, umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 4. Hanyuma turagenda muri Yohana igice cya mbere, umurongo wa 17, 18, 19. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Mwandike kurabagirana k'ubwiza bwayo. N'ishusho ya kamere yayo. N'ishusho ya kamere yayo. Kandi akaba ari we urameza byose, ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'Imana ikomeye yo mu ijuru. Amen. 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 Mwumvise ibintu bibiri batubwira biranga Yesu. Amen. Il est le reflet de sa gloire. Ngo niwe kurabagirana k'ubwiza bwayo. Nuwitegereza Yesu urabona ubwiza Imana. Niyo mpamvu yabwiye Mariya Marita bashiki ba Lazaro kuri yamva barira kubera ko yapfuye, bavuga ngo iyo haba mwigisha ntabwo yari gupfa. Aravuga ngo sinakubwiye Marita yuko niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Bivuga ngo Yesu numureba urabona ubwiza bw'Imana. Amen. Urabona ubwiza bw'Imana. Nundeba niwizera, amen, binyuze muri ye urabona ubwiza bw'Imana. Kuri 40, Yohana 10:40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Amen.
Amen. Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God? Uraza kubona ubwiza bw'Imana binyuze muri jye n'unyizera. Amen. Uraza kubona ubwiza bw'Imana. Ngo Yesu nukurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Hanyuma kandi ngo ni ishusho ya kamere yayo. Nubona Yesu uraza kumenya Imana kamere yayo. Yesu ni uwera, twamubonye mu kwera, Imana ni yera. Yesu arakiranuka, Imana irakiranuka. Yesu arashobora byose, icyo ategetse kirakoreka kiraremeka, Imana ishobora byose. Yesu yagaragaje ko azi byose biri hose no mu bantu bose, Imana izi byo byose. Akamero k'Imana itaboneka kabonetse muri Kristo. Ubwiza bw'Imana tutabonesha amaso bwaseruwe na Yesu Kristo. Ariko rero kuri twebwe tuzi Yesu biratorohera gusenga Imana. Ariko nashaka kumenya rero mbere hanze ya Yesu kuko Imana yatubujije gukora mu Kinyarwanda byangoye kuko nimvuga gukoresha nyuma utamuna kujya gufata igiti izahabu kabaza. Aravuga une représentation. Kutekereza muri wowe Imana uko yabisa. Mubite bitekerezo. Kuko twabonye ko mbere na mbere ibyo biganisha mu gusenga hiwa Imana, ko Imana watekereje ntabwo ari kwisa. Kuko Imana ntabwo isingirwa n'ibitekerezo. Amen. Donc tu ne peux pas saisir Dieu dans tes pensées. Ntushobora gusingira Imana mu bitekerezo byawe. Kuko Imana irarenze buri kintu cyose. Ntabwo rero watekereza Imana irenze byose, mwanya ibitekerezo byawe byaremwe bisingire yabiremye. Ibyo ntabwo byashoboka. Amen. Uraza kubona impamvu. Uriya mutwe rero uravuga ngo amen. Uriya mutwe twabonye hariya. Abaheburayo twavanyemo ibintu biranga Yesu. Icya mbere ni uko niwe kurabagirana ku bwiza bwayo, niwe shusho ya kamere yayo. Hanze ya Yesu ntabwo ushobora kumenya Imana, kuko ni inzira se yayikumenyekanisha. Ibitekerezo byawe ntibyayisingira. Amen. Ibitekerezo by'umuntu ntibyasingira Imana. Niyo mpamvu Imana yaje mu ishusho y'umuntu, kuko umuntu baramubona. Hanyuma Imana nzima iza mu ishusho y'umuntu ari we Yesu w'i Nazareti, kugira ngo noneho ubwenge bwacu buri limite bufite aho bugarukira bubashe kuyibona. Nubona Yesu uraza kubona Imana uko iteye, uko imeze. Amen. Ariko hanze ya Yesu rero kwimenya biragoye. Yes. Uzayimenya se gute? Uzayitekereza. Ibitekerezo byawe ntibyayisingira. Nta n'uwayikwigisha, kuko nawe ubwe ntabwo yayimenya. Ese murakurikira? Amen. Hallelujah. Aha turazana kumenya yuko abantu batazi Yesu, batamwizeye, ibyo basenga byose biri kure cyane y'ukuri. Ngo ngo ni Imana iremwa n'ubwenge bw'abantu. Ese bagiye kuko iri impenetrable, niko tubwiye, ntushobora kuyisingira. Que tes jugements sont insondables et tes voies impénétrables, incompréhensibles. Ntabwo iby'Imana mu bwenge bwacu bibasha gusingirwa n'ubwenge bwacu. Iyo rero bisubiza ikibazo rero, kuko hari Imana nyinshi zisengwa. Mwabizi? Ni ukubera ko hariho n'imitwe myinshi.
hari ubwonko bwinshi, buri bwonko bukiremera imana, kuko bari representa imana, noneho bakayigira imana yabo bakayisenga. N'abari bakirepresenta imana mu bitekerezo byabo bakagira imana bakayisenga. Ariko imana yatubujije ngo kirazira faire une représentation. Ni ijambo ryitwa représentation, mu kinyarwanda twarishize kuvuga ngo kuyirema mu bitekerezo, kwishushanya mu bitekerezo. C'est dangereux, kuko ntabwo ufite ukuntu wayitrasa mu bwenge. Twabonye ijambo rivuga ngo tracing out, kwishushanya, uyihe forme, uyihe dimension, uyihe ishusho, ntabwo byashoboka. Amen, amen. Unfathomable ni ibintu udashobora gusingira, udashobora kupenetra, kwinjira, kugira ngo imana hanze ya Yesu ubashe kumenya imana ukwiriye ntibishoboka. Ubwe arabitubwira. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 1:18. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Amen. Siramo. Amen. Amen. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Amen. Amen. Haleluya. Umva Dawidi hanze ya Yesu ataraza uko yavuze imana ye. Ariko we ni umunyamwuka, yari afite umwuka wera, ko yari umwami wasize kandi ari n'umuhanuzi, uretse kuba n'umuhanzi niki, yari profete. Zaburi 145 tugeze ku murongo wa 6. Mana yanjye, mwami wanjye, ndagushyira hejuru, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose, nzajya nguhimbaza uko bukeye, nzashima izina ryawe iteka ryose. Uwiteka arakomeye no gushimwa cyane, gukomera kwe ntikurondoreka. Ab'igihe bazashimira ab'ikindi gihe imirimo yawe, bababwire iby'imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba, nanjye nzavuga gukomera kwawe. Amen. 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 Iyi ni Zaburi ya Dawidi, atangira avuga umugisha, kuramya Imana, kuzamura izina ryayo, ngo akavuga ngo Uwiteka ariya kuri 3, l'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Uwiteka arakomeye no gushimwa cyane. Uwiteka arakomeye niwe no gushimwa cyane. Niwe gushimwa cyane. Gukomera kwe ntikurondoreka. Gukomera kwe ntikurondoreka. Urabona hari ibintu byinshi bikomeye, abantu benshi bakomeye mu mateka y'abantu. None iyo bavuze gukomera, hari ibindi byaremwe bisangiye iryo jambo, kana karakomeye, sibyo? None iyo dukoresha ijambo ku Mana gukomera, twavuga gute? Ngo Imana irakomeye cyane. Ntabwo mujya mvuga ngo kana karakomeye. Putin arakomeye, Trump arakomeye. None se tuvuga Imana turavuga dute? Ni ukuvuga ngo nidukoresha amagambo yose yavuga gukomera kw'ibintu yari byose n'abantu bose, tukwiye kuvuga ko Imana gukomera kwayo ntikurondoreka. Navuga ngo irakomeye cyane, kugomera kwayo ntikurondoreka. Gukomera kwayo ntikurondoreka. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Ngo ibintu byose uza kuvuga ukoresha amagambo ya kimuntu, ukwiye gushiraho ntibirondoreka. Wabizi? Nimba ushaka kuvuga ubwenge bwayo ntiburondoreka. Nushaka kuvuga ngo
gukomera kwayo ni kurondoreka. Ibyo uzayivuga byose uvuge ko bitarondoreka. Ubwo nuvuga ngo irakomeye cyane, amen, ni superlatif par rapport y'ibindi. Uyikompara n'ibindi. Tuvuge Trump, tuvuge arakomeye cyane ugereranije tuvuge na Putin. Numva se wagereranije. Nuvuga ngo arakomeye cyane par rapport y'undi. Ariko Imana ntabwo ikomeye par rapport y'undi. Imana gukomera kwayo ni kurondoreka. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu twakoresha hariya mu Cyongereza unfathomable, insondable, impenetrable, incomprehensible. Ntabwo birondoreka. None ko bitarondoreka se, hanze y'ukuntu ubwayo yaje muri Yesu tukayimenya, none se twayisenga dute? Wowe asenga ikintu bitarondoreka? Byashoboka se? Niyo mpamvu hari ibigirwamana, kuko bakubita ku rukuta rw'ibitarondoreka, noneho bakiremera rero ibirondoreka, ibisobanutse, ibifatika. Ibi bintu ndio ndababwira ni ibintu n'abateoloji bakomeye bibata ku rutare. Niyo mpamvu umuntu yitwa Schopenhauer, umufilozofe umudage, yaravuze ngo ndashakisha mu Kinyarwanda, yaravuze ngo la religion pour les grands esprits, demander aux grands esprits de croire en Dieu, gusaba ibihangange mu bitekerezo byitwa philosophe kwizera Imana, c'est comme demander à un géant de chausser les chaussures de nain. Ni nko gusaba igihangange ngo kingize ikirenge cyacyo mu gakweto k'igikuri. Mon bien, Arthur Schopenhauer, lui ne croyait pas en Dieu. Yizeraga Imana. We aravuga ngo demandez en nous les grands esprits. Kuko bari philosophe bita les grands esprits. Hariho rubanda, hariho nabo. Ni urwego rw'ibi tekerezo. Demandez en nous les grands esprits de croire en Dieu. C'est comme demander à un géant de mettre son pied ou ses pieds dans les chaussures d'un nain. Oui. Kubera ko itabashobokera bari les grands esprits. Très important. Barakoresha ibitekerezo. Kuko Imana ntabwo irondoreka. Icyo wavuga cyose ku Mana wongereze ni kirondoreka. Amen. None bariya bo ni bihangange mu bitekerezo, kandi ibitekerezo by'ikiremwa nibyasingira wabiremye. Bahita basanga rero bo ntibashobokera yuko bakwizera Imana. Keretse Imana ikoze igitangaza nka Pascal Blaise, bari abafilozofe banyabwenge kandi bakizera. Ibyo ni ibintu by'umwihariko. C'est l'exception qui confirme la règle. Ariko aravuga ngo mu bisanzwe muri rusange, abanyabwenge bitwa les philosophes birabagoye kwizera Imana, kuko ibitekerezo byabo bigonga ku rukuta rw'ibitarondoreka, kandi bo ibitarondoreka si ibyabo. Ibyabo ni ibintu birondoreka. Hanyuma aravuga ati laissez la religion aux petites gens, au peuple, ou même à la populace, car ça leur fait du bien, parce que c'est leur philosophie. Ngo rekera ibyo kwizera Imana rubanda rugufi, ngo idini bararikeneye bisimbure cya cyuho cy'ibitekerezo bibuze. Barekere rwose mubarekere abantu idini ryabo rubanda, ko
irayikeneye. Mwayizi? Bo idini ryabo abo bafilozofe ni ubwenge bwabo. None rubanda ko badafite ibitekerezo bigera kure, babarekera idini ko ritari bayigisubizo batarinze kuvunika. Ngiye Imana isenge, nimubarekere imana zabo. Ese murayumva? Nanembo yavuze ngo le platonisme ngo c'est la philosophie pour les simples. Bivuga ngo ibitekerezo y'aba Plato nyabwenge ngo niyo filozofi y'abantu basanzwe, la religion, kuko ntibashobora kwinjira kure mu bitekerezo. Hano tubizanye kubera iki? Tubereke yuko iyi Imana ivuze ngo ntimugakore ibishushanyo, sibyo, by'ibyo mu ijuru cyangwa mu isi, mu byikubita imbere, ariko cyane cyane aravuga une représentation de sa personne. Nimuza ishushanyo ibitekerezo byanyu kuko ntago irondoreka. Na niyo mpamvu ubwayo yaje noneho. Amen. Iza mu ishusho buri muntu wese ashobora accessinga, ashobora kwegera. Yesu yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu. Uko nubona Yesu urabona Imana. Abafilozofe rero ibyo ntibashobora kubyemera. N'abayuda ubwabo baramwanze kuko bumvaga adahwanye na Yamana, bibwira ko bazi. Amen. Tiwo uri umuntu urigeranya n'Imana. Ngo Aburahamu atarabaho ndiho, bahita bamenya ko yise wa wundi ndiho. Yabwiye Mose ngo izina ryanjye nitwa ndiho, je suis. Yesu wavuze ngo ni jewe le je suis là. Uriya wavuganye na Mose ni jewe. Bavuze gute? Ngo wowe nta n'imyaka 50 uragira, none ngo wabonye Aburahamu. Babwiye ngo Aburahamu yifuje kubona umunsi wanjye arawubona, aranezerwa. Ati noneho uri mudayimoni. Bafata amabuye ngo bamutere. Nivuga ngo rero n'abayuda ubwabo bafite idini nkanswe ba filozofe, byarabagoye kw'Imana itarondoreka, n'ibyawe bitarondoreka, ikaba yaraje mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ibyo rero byarabasize. Nyamara niwe Yamana yaremye. Amen. Ntabwo rero ubwenge bwacu bushobora kwinjira muri iyo revelation, muri iyo ishurirwa. Bigongana rero n'ibitarondoreka by'Imana. Iyo bigeze aho dutabarwa n'iki? Dutabarwa n'ijambo rifite inyuguti nkeya cyane. Kwizera. Faith. Foi. Imani. Iyo niyo ndobano yituturoba. Imana ihabwa icyubahiro. Nigo rushundura Imana yohereza mu nyanja y'irimbukiro ikaturoba. Iyo iduteye mu kwizera, bya bibazo byose bita bikemuka. Wakwibaza ku Mana. Yesu ngo ubonye jewe abonye Data. Imana ishimwe. Ubona ko hanze ya Yesu nta buryo na bumwe wamenye Imana. Kubera iki? Ntirondereka. N'ibyayo ntibirondereka. Nimba hari abakomeye ku isi, nimba hari abakomeye mu ijuru, nimba hari abakomeye munsi y'isi, sibyo? Imana ntabwo ikomeye cyane, ahubwo gukomera kwayo ni kurondoreka. Ntabwo ushobora gushiraho qualificatif yari yose kuko uzaburi uyikompara n'ikindi. Nimba twavuga gukomera kw'abantu, ntabwo Imana gusa twavuga ko ikomeye cyane, ahubwo Imana gukomera kwayo ni kurondoreka. Nimba ari abantu b'abanyabwenge, sibyo? Ntabwo twavuga ko Imana ni nyabwenge cyane, ahubwo ubwenge bwayo ntiburondoreka. Amen. Ya jambo murimenye. Amen. So unguru basomere Abaroma 11:33. Ari amagambo ni Paulo ubwe yatangaye. Aravuga ngo inzira zayo, ubwenge bwayo.
amen, jijima zayo, wa zayo. mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Amaze guhishurwa umugambi w'Imana, yazamuye mu mwuka wera aya magambo. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Amen. Ibijyepfo byayo ntabwo bifite aho bigarukira. Ibijyepfo by'ubutunzi bwayo, by'ubwenge bwayo, by'ubumenyi bwayo ntabwo bifite aho bigarukira. Profondeur y'Imana ntabwo ifite ibyo bita bottom, ntibifite aho bigarukira, ntibifite indiba, ntibifite igaruriro. Amen. Ibi bifite icyo biza kubabwira, ntabwo turagera ku ntego. Turavuga hanze ya Yesu ku bantu basenga Imana n'abasenga Imana muri Yesu Kristo. Ibyo bibiri ukwiye kubimenya. Amen. Hallelujah. Oh, the depth of the riches of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable is judgment, and his path is beyond tracing out. Pawulo aravuga ko ibyayo, inzira zayo, ubwenge bwayo, ubutunzi bwayo, ibintu byose biyifasheho, biyireba, ngo ntabwo bishikirwa, ntabwo birondoreka ukoresheje inzira za kimuntu n'ubwenge bwa kimuntu. Niyo mpamvu Imana yaje ubwayo kutwimenyekanisha muri Yesu Kristo. Amen. Ko nta n'umwe yigeze ayibona, nta rimwe, ngo kiretse umwana wayo w'ikinege aba mu gituza cya se, niwe yayimenyekanishije. Ngo hanze ya Yesu ntushobora kumenya Imana. Ibyo wakwita Imana byose ntabwo ari Imana rurema, ni ibigirwa Mana. Imana ushobora kurema mu ntekerezo zawe. Donc personne ne peut se représenter Dieu. C'est impossible. Ce qu'il va représenter dans son esprit, une fausse image de Dieu. C'est une idole. Ntushobora gushushanya Imana w'ibitekerezo byawe, icyo washushanya cyose ntabwo ari Imana. Ibitekerezo byawe ntabwo byaguha Imana nzima hanze ya Yesu Kristo. Uzaba ufite higwa Imana. Urumva ko n'abafilozofe barabihamije ngo twebwe les grands esprits, ntabwo dushobora kumenya Imana. Twebwe abafite ubwenge buhanitse gusa tudafite ishurirwa ry'Imana muri Kristo dushobora kumenya Imana. Ni nk'uko wasaba igihangange nka Goliyati ngo kiyize kirenge mu gakweto k'igikuri, ntibishoboka. Ubu ni Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, wabivuze. Haleluya. Ako Imana ishimwe ku bwa Yesu. Niyo mpamvu kugira ngo umenye Imana by'ukuri ukwiye kuba ufite umutima umenetse, umutima uciye bugufi. Amen. Ukemera inzira ubwayo Imana yaciye yo kwimenya. Imana ubwayo niyo yaciye inzira yo kwimenya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo Filipo umbonye jyewe abonye Data. Ndi muri Data, Data ari muri jye. Jye na Data turi umwe. Ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nawe ugera ku Mana atanyuzeho. Utanyuze muri Yesu nta Mana ushobora kumenya. Icyo wamenya cyose cyitwa Imana gihinduka ikigirwamana. Amen. Insondable, incompréhensible,
insaisissable, impenetrable. Ayo ni amagambo yose akubwira ko mu nzira yose yo kumenya Imana hanze ya Yesu ntibishoboka. None intego yacu ni iyihe? Kugira ngo tumenye impamvu Imana itubuza kuyishushanya mu bitekerezo byacu. Bizakubuza gusabana n'Imana rurema, kuko uzaba ufite Imana atari rurema. Nyuma yo gusenga iminota 5 turaza kujya ku ngingo rero nyamukuru y'ingaruka y'iri jambo ko ibyayo ntibirondoreka. Ingaruka mu buzima bwacu buri munsi kuba Imana ibyayo bitarondoreka, imbaraga zayo ntizirondoreka, inzira zayo ntizirondoreka. Okay? Icyubahiro cyayo ntikirondoreka, gukomera kwayo ntikurondoreka, ubwenge bwayo ntiburondoreka, imikorere yayo ntirondoreka. Urumva? Iryo jambo ntibirondoreka mukwiye kurishyira ku kintu cyose kiyivuga. Turaza kubibona. Amen. Tufate iminota 5. Ugeze mu mayubisi. 5.